ariko ndagira ngo ubwire Imana yawe, Imana yacu, Imana ya Isiraheli iracyari Imana, iracyatabara, iracyarengera intore zayo. Ikibazo cyawe cyo kugutera ubwoba ku kazi ufite ingeke, isaha ku isaha bakwirukana, ariko icyo ni ikibazo. Umurwayi wawe ararwaye. Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Wowe uri kundeba kuri telefone yawe umaze kwifungura, ndagushimira cyane, ndakwifuriza amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Kandi ndagusuhuza we munyarwanda, munyarwandakazi, ngasuhuza bene data bari muri Kongo, Burundi, Kenya, ndetse Tanzania, ndetse bano duhanye imipaka, baturiye imbibi z'u Rwanda. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Ngasuhuza abanyafrika, ngasuhuza abanyarwanda baba hanze mu mahanga hirya no hino hatandukanye, abari Kenya, Nairobi, hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, hirya no hino ndagushuhuje. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Nongere kugaruka nguzaniye ijambo rivuga ngo ntutinye ikibazo cyawe. Ntutinye ikibazo cyawe kuko ni cyawe, ndawo ndi nyiracyo, nta mpamvu rero ushobora kugitinya. Reka dufatanye gusenga twumve ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana isumba byose, urera kandi urakiranuka, ugira neza bugacya bukira. Turagushima data wa twese mwiza ko tugeze ku uyu munsi, ko tugeze kwa aya masaha. Izina ryawe niryubahwe data wa twese mwiza, mwamudukunda. Sengeye mushiki wacu turi kumwe hano kuri Ndi Umukristo. Amahoro y'Imana nabane nawe, kandi ubwiza bw'Imana busesekare kuri we, kandi amavuta y'Imana ndetse icyifuzo cye ugisobeze data wa twese mwiza. Akimara kumbona tumaze gufatanya kumva iri jambo ry'Imana, ndetse tugiye gusangira, ndetse tugiye kuba muri uyu mwanya wo kudatinya ikibazo cyawe, ikibazo cyanjye. Data wa twese uduhe imbaraga, uduhe gukomera, duhangane ndetse n'ibiduhiga. Urakoze cyane data wa twese mwiza kukomeje uyu mushiki wacu. Imana yacu nibane nawe cyane, niko dusenze Imana mu kwizera ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni igice cya 17. Turasoma ku murongo wa 29. Ni igitabo cya mbere cya Samweli, turasoma duhereye ku murongo wa 29. Dusome mu izina rya Yesu. Haratubwiye ngo Dawidi aramusubiza ati, ese hari ikibi nakoze uretse ko nibarije gusa? Nuko arahindukira abaza abandi iby'ubuce, ibyo zica. Goliyati nabo bamusubiriramo ng'abambere. Abantu bumvise ibibazo Dawidi yabajije bajya kubibwira Sawuli, nawe ahita amuhamagaza. Dawidi ahageze abwira Sawuli ati, nihagire uterwa ubwoba n'uriya Mufilisitiya, njyewe umugaragu wawe ndarwana nawe. 33. Sawuli aramubwira ati, uracyari umwana, ntiwashobora guhangana n'uriya Mufilisitiya. Wamenyereye intambara kuva mu buto bwe. Mwakire ijambo ry'Imana. Nguko namaze kukubwira mu kanya, indego y'iri jambo iravuga ngo witinya ikibazo cyawe, cyangwa se mu yandi magambo witinya ikigeragezo cyawe. Aya magambo nsomye cyangwa se iri jambo nsomye ko uyu mwanya kwa aya masaha, iri jambo umaze kumva ngutangarije, ni mu gihe hano intambara z'Abafilisitiya bari bibasiye kujya batera Abisiraheli, bakajya babatera hafi ya buri munsi. Noneho ngo barabanesha, bamaze kubanesha, noneho ngo ingabo za Isiraheli ziratinya, zitinyishwa n'iriya ngabo yitwaga Goliyati. Goliyati yari umugabo w'ingabo, cyangwa se yari umuntu urangaje imbere ingabo z'Abafilisitiya. Mbere tubwira ko yari munini, ngo kandi yari umurwanyi uteye ubwoba. Noneho ngo uwo nguwo ngo iteka ryose agahora asuzugura ingabo za Isiraheli, agahora asuzugura ingabo z'Imana yacu, agahora asuzugura Sawuli n'ingabo ze. Yamara kubasuzugura, ndetse ngo ibyo yabikoze mu gihe kingana n'iminsi 40. Akajya ajya ku gasozi akigararambya, akavuga ngo Sawuli yarananiwe, n'ingabo ze zarananiwe, n'Imana ya Isiraheli Imana yabo no yarananiwe. Ngo ibyo abikora mu gihe kingana n'iminsi 40. Haleluya. Mana yacu dusanga kandi Yesu atugirire neza. Nakubwiye ngo wetenye ikibazo cyawe.
ikibazo cyawe ni icyawe. Ariko bari Abisirayeli na Sawuli baragenda baratinya, batinya Goliyati, arabasuzugura, barihisha, bajya mu myobo, ndetse barihisha rwose, bumva ko Goliyati ko yabasuzuguye. Ariko ndagira ngo ubwire, Imana yawe, Imana yacu, Imana ya Isirayeli iracyari Imana, iracyatabara, iracyarengera intore zayo. Ndabwo izemera abantu bayikura mu jisho, ndabwo izemera abantu bayikoma mu ngokora, ndabwo izemera abantu bayimenyera. Goliyati yamenyereye ingabo za Isirayeli, Goliyati asuzugura Imana, ariko ndabwo Imana yaje kubyemera. Iteka ryose ndabwo Imana izemera abantu bayimenyera. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, wongorekeye k'uyu mwanya, we turi kumwe, Imana yacu kwegere kandi tindane nawe cyane. Wongorekeye kuri telefone, mari Imana nabane nawe cyane. Ariko nongera ngo ubyere ngo witenye ikibazo cyawe, kuki ikibazo cyawe nda wundi nyiracyo, kuki ikibazo cyawe fuka musenge kandi uzenguruke bucece. Imana yacu niyo kwizerwa, mu gihe gikwereye izagutabara, mu gihe gikwereye izakwereka uburyo amaboko yayo atari magufi. Amaboko y'Imana yacu ni maremare, kandi gutabara kwayo igitabara nshuti yanjye, igitabara abanzi bacu bagatatana, igitabara badusuzuguye bagakorwa n'isoni, igitabara abadusetse ndetse bakatugarukira. Haleluya. Mana yacu dusenge kandi Yesu atindane nawe cyane. Kuri umurongo wa 32 ngo Dawidi ahageze abwira Sawuli ati, ntihagire uterwa ubwoba nore ya Mufilisitiya, njyewe umugaragu wawe ndarwana nawe. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Dawidi ngo umunsi amaze kuzamuka, amaze kumenya amakuru ko ari umuntu wasuzuguye Imana rurema, Imana yaremye ijuru n'isi, akayisuzugura, we ngo yaragiye avugana na Sawuli. Rero yatumva Sawuli, nubwo wabuze warwana n'uriya muntu, nubwo wabuze wahangana nawe, we witerwa ubwoba nawe, njyewe umugaragu wawe ngiye kuzamuka, ngiye kugenda njye ku rugerero, uriya Mufilisitiya utarakebwe, njye ndahangana nawe, ndarwana nawe, narabyizeye kandi narabyitoje. Maze kubyitoza imyaka maze mu ishyamba, nabonye byinshi. Myaka maze mu ishyamba nahanganye n'intare, myaka maze mu ishyamba nahanganye n'idubu. Idubu ryazaga rikaza gutwara umwana w'intama, nahanganaga n'idubu. Intare yazaga gashaka kundwarira agatama, nahanganaga nayo ngayikacira. Njyewe wanesheje idubu nganesha intare, ndabwo Umufilisitiya ashobora kunanira. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane kandi Yesu atwegere. Ndabwo Umufilisitiya azananira. Gwese kindesha karumwete ni kimwe, nuko nanze agasuzuguro, nanze uburyo yasuzuguye Sawuli n'Abisirayeli, nanze uburyo yasuzuguye ingabo z'Imana yacu. Nshuti yanjye, nawe burya hari ibigusuzuguye, hari ibigusuzuguye, hari ibyakwambitse igisuzuguriro, hari ibyakwambitse isoni. Ariko nagira ngo ubwire ngo aka kanya igisuzuguriro kigiye gukurwa kuri wowe. Nagira ngo ubwire ibyo byose byaguteye kimwaro, Uwiteka Imana yawe aje kubiguhanaguraho. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Ni Imana inesha, ni Imana itazihanganira agasuzuguro bamaze imyaka bagusuzuguye. Ndagira ngo ubwire ubutayu umazemo iminsi, ndiwebwira ngo uri gukora ubusa. Niba ari ubutayu ushizwemo n'Imana, Imana iri hamwe nawe. Yanganira iyo myitozo, yanganira icyo gihe nubwo kikugoye, yanganira icyo kibazo nuko kikugoye, zengurukana nacyo. Niwe wamara kuzengurukana nacyo ndetse ukibyere ngo wakibazo we ndahari, ariko hari ibyerengero. Hari umunsi wakibazo we nzagukubita hasi ngatambukana igisubizo. Mana twagere kandi tindane nawe cyane. Wowe turi kumwe, kuri ndi umukristo, Mana yacu kwegere uhabwe umugisha. Ndagira ngo nongere ngo utangarize, ikibazo cyawe igihe kirageze. Ikibazo cyawe imesi iraje, ukagikubita hasi ukamanukana inzinzi. Mana twagere kandi tindane natwe cyane. Ngo nuko Goliyati ngo arakomeza, ngo arigararambya, abikora umunsi wa mbere, abikora umunsi wa kabiri, abikora umunsi wa 10, abikora umunsi wa 20, abikora umunsi wa 30, ageze ku munsi wa 40. Bona umunsi wa 40 ni umunsi
ku munsi wa 40 Imana mu ijuru yari yamaze gukora inama ko Goliyati agomba gupfa. Nawe igihe kiraje mu ijuru inama bari kuyikora, mu ijuru inama bari kuyikora. Mweso gutabarwa kwa wiregereje, mweso maze mu butayu irahagije. Igihe kirageze ngo uve mu butayu, imesi iraje ngo uve mu butayu. Kibazo uhanganye nacyo, wamaze imyaka n'imyaka urwaye, ariko igihe kiraje ngo ubone Imana. Igihe kiraje ngo usohoke mu ibyo bitaro, igihe kiraje ngo usohoke mu iyo nzu y'ikode. Igihe kiraje ngo uve mu ubwo buretwa. Igihe kiraje ngo Imana ikuremere. Igihe kiraje ngo Imana ihindure amateka yawe. Haleluya. Imana dusange kandi tindane nawe cyane. Ku munsi wa 40 Dawidi avuye mu gihuru, Dawidi avuye mu mukumbi aje kureba se. Saramubwira tumva mwana wanjye, genda uje ku rugerero, uje kureba uko bene so bameze. Wora wari umugambi w'Imana. Igihe cyari kigeze ngo Abisirayeli batabarwe, igisuzuguriro kibaveho. Ngamutekerere byo kurya, maze kumutekerera byo kurya Dawidi arabizamukana. Amaze kubizamukana ngo agere ku rugerero, asanga Abisirayeli bose barihishe, barasuzuguwe. Nawe warasuzuguwe, nawe waratutswe urihangana, baragushinyagura urihangana. Ariko igihe kiraje ngo Imana ihindure ubuzima bwawe, igihe kiraje ngo Imana ihindure amateka yawe. Dawidi ngabibone, shyaka riramurya. Dawidi ngabibone, yumva muri we ageze umwete muri we, yumva muri we umwuka wera uramanutse, umwuka w'ifuhe. Nawe ndakwifuriza kugira umwuka w'ifuhe. Yo mwuka w'ifuhe waje, ibintu biratungana. Upfa kuba ugomba guhesha Imana icyubahiro. Imana ishaka no kwayihesha icyubahiro. Imana twagere kandi tindane nawe cyane. Wowe turi kumwe kuri telefone yawe, kuri televiziyo, handi hose wambonera. Imana yacu ishimwe cyane. Wowe wogeze umugisha wo kongorikirana. Igihe kirageze, kiriya kibazo cyari kimaze iminsi cyaraguteye ubwoba. Imesi iraje, aka kanya isaha tuvugana, ugire kwizera dusengane, ne turangiza turasenga. Igihe kiraze ngo ikibazo cyawe gihinduka ubusa gusa. Imana yacu twagere kandi tindane nawe cyane. Dawidi ngo yaragiye avugana n'umwami, mwambitse imyambaro yo kujya ku rugamba, ariko yarabanje amubwira amagambo asa no kumugira inama, ariko burya ari amagambo yari amuciye indege. Yaramubwiye tumva Dawidi, ndakubona koko bikurimo n'ubushake bukurimo, ariko uracyari mutoya. Hano kuri murongo wa 33 ni kwatubwiye ngo Saramubwiye tumva Dawidi we, ndabwo wabishobora. Uriya Mufilisitiya amaze imyaka n'imyaka ari kurwana, ni indwari yarwanye mu bihugu bitandukanye. Wowe rero uvutse ejo bundi ku myaka yawe 10, ndabwo wahandaho. Ariko Dawidi yari yamaze kuzura imbaraga z'Imana, kuko Dawidi yari yagiye hara ku rugerero ari muri gahunda y'Imana. Dawidi yari yazamutse kuri uriya musozi, yarimo ubutabazi bw'Imana, yarimo ubutsinzi bw'Imana, yarimo kwera kw'Imana. Abwira Sawuli tumva Sawuli, njyewe mwana wawe, njyewe umugaragu wawe, ndahari rwose. Ndabwo nanjye ari njyewe, nzamukanye Uwiteka Imana Nyiringabo. Dawidi ageze ku rugamba ngo Goliyati aragaruka, abigenza ngo uko arasanzwe abigenza. Aratangira arashega, aratangira asuzugura. Dawidi aramwitegereza, ramabate wowe nakubonye nubwo uri munini gutyo, ariko Imana ya Isirayeli igusumbye ubunini. Ni nawe muremyi wawe uretse kutarayimenya. Buriya hari abantu bakinisha icyo batazi, buriya hari abantu bakinisha ibyo batazi. Biragoye utarakira Yesu umwami n'umukiza, iyo usuzuguye Imana wibagirwa ko ari yakuremye ikaguha umwuka wo guhumeka, kuba waryamye bugaca uri muzima burya n'ubushake bwayo. Ariko warengaho ukayisuzugura. Ndaguhamagarira kwemera Imana, ndaguhamagarira guca bugufi, ndaguhamagarira kongera kugarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Imana twegere. Uyu Mufilisitiya witwa Goliyati ndabwo yari azi icyamuremye, ndabwo yari azi ikimuhatse, ndabwo yari azi icyamwongeye iminsi. Ngo aratangira arasuzugura, ngo ariko Dawidi ngo amurebe, rabato uri na munini, kuba uri munini
nicyo kiratuma ngunyeganyeza, nicyo kiratuma ngukubita hasi, nicyo kiratuma mbona aho mvata, kiratuma mbona aho ngobetebuye. Haleluya. Mana twagere kandi tindane nawe cyane. Goliyati ngo abonye Dawidi aratangira amusuzugura. Dawidi noneho we Dawidi mbanze, Dawidi ati nawe mbanze uko wowe inyuma yawe uri munini, hari abagutwaje amacumu n'ibindi birwanisho, we banza ari wowe. Mufilisitiya aretonda rabatari ko we mbanze muri hariya yari yamusuzuguye. Nandagira ngo ubwire ni suzugura ikibazo cyawe. Dawidi yari yasuzuguye ikibazo, yari yagisuzuguye nubwo cyari kinini. Dawidi yasuzuguye ikibazo, ikibazo nicyo cyaramusuzugura. Ikibazo nacyo kibanza kumwereka ko gifite ubukana, ikibazo nacyo kibanza kumwereka ko gihari. Ariko Dawidi aravuga nubwo wakibazo, nubwo uri munini, nubwo witwaje ibigwanisho, ariko njyewe nzamutsa mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Wowe underanye uducumu, wowe underanye n'ingabo inyuma zawe, baragoporotoje ndi wareba, baesquati ndi wareba, ariko njyewe ndi hamwe n'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo ngiyo irakumbashisha, iyo ngiyo iratuma ngweca ngo gabere besega kuko wasozuguye Imana. Nshuti yanjye, Imana yacu iracyari yo kwizerwa, Imana yacu iracyari yo kwizerwa. Nagira ngo nongere ngaruke ku ndego. Ikibazo cyawe cyo kugutera ubwoba, ku kazi ufite ingeke, isaha ku isaha bakwirukana, ariko icyo ni ikibazo. Murwayi wawe ararwaye, ararembye, uretegwa ngo isaha n'isaha yapfa. Oya, reka kuvuga ngo azapfa, vuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ndekereze abantu imirimo Uwiteka Imana yakoze. Ikibazo kibwire ngo nduzanshobora, uburwayi bubwire ngo nduzanshobora, ubukene bubwire ngo nubwo ngenya none ariko burekeye ngakira. Kuko ijambo riratubwira ngo twararaturira ariko mu gitondo bwacye imbundu zikavuga. Mvuga ngo amena. Mana yacu ishimwe cyane. Mana, icyo ni ikibazo kirakuremereye, ariko ndagira ngo nzamure kwizera kwawe, ndagira ngo nzamure ibyerengero muri wowe, nzamure imbaraga zo kunesha muri wowe. Hari Imana inesha. Iyi Mana dukorera ni Imana inesha, iyi Mana dusenga ni Imana rurema, iyi Mana dukorera. Haleluya. Iyi Mana twizeye, iyi Mana tugendana nayo ndabwo igitsindwa. Ku munsi wa 40 ibigomba kwerekana igisubizo. Mana yacu tugirira neza. Ku munsi wa 40 Imana yaciye agasuzuguro. Ku munsi wa 40 Goliyati yarapfuye. Nawe humura, igihe kirageze cy'ubutabazi, igihe kirageze cy'ubutsinzi, igihe kirageze Imana ikarengera intore zayo, igihe kirageze ugasohoka mu bupangayi, igihe kirageze ugasokamo icyo kibazo, igihe kirageze emishenga wapangaga bikanga, igihe kirageze ngo bikunde. Haleluya. Igihe kirageze wacuruza kugahomba, ukabona ikibazo kinini, ariko igihe kirageze none ugacuruza bikemera. Imana yakitindane nawe, ariko ndutinya ikibazo, hangana nacyo. Burya ndotsindwe, hangana, niwemere gutsindwa n'ikibazo uhanganye nacyo, kuko iruhande rwawe hari Imana isumba byose, iruhande rwawe hari Imana y'inyembaraga. Uri gucuruza ugahomba, warubatse biranga, inzu yadendereye aho wayisize, inzu yaheze hagati, mabati amaze gusaza wabuze inzugi, ariko hangana n'icyo kibazo. Imana iraje yitamurure, Imana iraje yigaragaze. Echa kurandi uzabora abaguca indege ngo dorera byaramunaniye, koko Dawidi nawe yabanje kugira abamuca indege, bari ari gufasha ni nayo bamuciye indege. Baramubwiye ngo ndabwo washobora, baramubwiye ngo dore urugiye guhangana nawe amaze imyaka arwana, were guhangana nawe ndaho byakunda. Ariko Dawidi araguma arizera, ndiyatenye ikibazo cyari cyarateye Isiraheli na Sawuli, ndabwo yatenye ikibazo yahanganye nacyo.
ariko ku isaha ikwiriye Imana yaranesheje. Nawe ntabwo uzabura ibiguca intege. Ikibazo kizakureba, ariko nikikureba nawe uzakirebe. Nikigutunga urutoke nawe gitunga urutoke, kwibwira ati wa kibazo we nubwo uhari, ariko isaha n'isaha ukavaho. Dawidi ntabwo yatinya Goliyati. Dawidi ntabwo yatinya Abafilisitiya. Dawidi yizeye Imana, aravuga ngo njye n'Uwiteka Imana turanesha. Hari ibiguca intege, muko hari ibiguca intege. Imyaka yawe yeguca intege, barakuganije barigendera, ariko imyaka yeguca intege. Musore wananiwe kubaka, akazi karabuze, byeguca intege. Ku munsi wa 40 uzatabarwa, ku munsi wa 40 uzabona ibisubizo by'Imana. Mana itwagere kandi kindane nawe cyane. Mu misengure gupanga hari ibiguca intege ngo ntabwo uzabishobora. Mu bintu utangije hari bikunanije ngo ntabwo uzabishobora, ariko mu ijuru hari Imana inesha. Mana kitindane nawe cyane. Haleluya. Ibyo ni bikunaniza, ibyo ni biguca intege, ariko mu ijuru hari Imana y'ibyiringiro. Mu ijuru hari Imana izana ubutabazi ku gihe cyayo. Imana cikesha icyubahiro. Ndagira ngo ngane ku musozo. Mana ngi kwishimire kandi tindane nawe cyane, ariko ndukemerere ibiguca intege, ndukemerere ibikunaniza. Burya Dawidi yari yabonye ibimunaniza, kandi ananizwa na bareya agiye guhara aforo, ananizwa na bareya agiye kugirira umumaro. Nawe hari benshi mu kazi kawe uzagirira umumaro, mu byigiye gutangiza hari benshi uzagira, ariko ntabwo uzabura ibiguca intege. Ariko urasabwa kwihangana, ndutinya ikibazo cyawe. Kibwire ngo wa kibazo we nubwo uri munini, wa musozi we nubwo uri munini, ariko amaherezo uzaba ikibaya. Haleluya. Mana yakishimwe cyane. Mushiki wanje wowe turi kumwe aka kanya, wowe turi kumva iri jambo ry'Imana, we gucece intege. Mu ijuru hari Imana inesha, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ndetse ikigarura ibyiringiro. Dawidi amaze gukubita Umufilisitiya, Abisirayeli baririmbye indirimbo z'amashimwe, basingije Imana, kuko Imana yari garuye icyubahiro cyayo mu Isirayeli. Imana yari garuye ubwiza bwayo mu Isirayeli. Nawe ndagusengera kugira ngo Imana igarure ubwiza bwayo kuri wowe. Kugusubiza kwawe kiriya kibazo necyamara kuvaho, ubwiza bw'Imana buzagaragara. Icyubahiro cy'Imana bazakizamura, bazavata iburyo uko cya kibazo twari tuzi ko atazakivamo, twatuzi ko atazabishobora, twatuzi ko bitazakunda, twatuzi ko atazakora ubukwe, twatuzi ko atazabona akazi, ariko bazahimbaza Imana umunsi Imana yakubereye Imana, umunsi Imana yazanye igisubizo. Bose bazahimbaza Imana. Ndarangije. Amahoro Imana nabane nawe cyane, kandi ubwiza bw'Imana bukubeho. Wicike intege, ndagukunda, nguzaniye ijambo rigutera imbaraga ku kibazo wari umazemo iminsi uzengurukana nacyo. Ongera ukomere, ongera usubizwamo intege mu bugingo. Data aracyatabara. Amahoro Imana nabane nawe cyane. Reka dusenge. Mana ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uriho kandi wahozeho, uri mugari, uri munini. Yesu mwiza, uyu mushiki wanje, uyu mwene data wona tuyamwe hano mu ijambo ry'Imana, hano mu Rwanda, muri Afrika, hirya no hino hatandukanye, mu mugisha mugiriye neza. Yaratabona ubwoba na byinshi bitandukanye, ikibazo afite cyari kimujyanye kure, ariko Imana igitangiye ibyiringiro, uri Imana igitabara bayo. Yongera komere, yongera subizo imbaraga, yongere yizere. Kandi data twese myiza amaze kumvira ijambo, reka cyari kibazo ugenda ukigisubizo. Urakoze kumwumvise, urakoze kumubonye. Niko tumusengeye ku Mana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wowe rero kuko tumaze kuba hamwe mu ijambo ry'Imana, kore sabone, share, comment, ndetse n'ikindi gitekerezo cyose washobora kuduha mu bujyanama. Turakurarikira kuduhamagara, turakurarikira kutugira inama kugira ngo ukomeze ushyigikire umurimo w'Imana, kandi ubwiza bw'Imana bubane nawe cyane, kandi amahoro y'Imana atindane nawe cyane. Ndagukunda mushiki wanjye, ndagukunda mwene data. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Amen.